gufungwa iryo kintu cya mbere buriya njya mu mateka buriya nta kiza cyo gufungwa kabisa. Narafunzwe maze gufungwa nkabujya muri Kenya kwa Perezida wa Repubulika amuheza imbabazi ndavuga ati buriya ni mu mva y'abazima ariko nasiko mvuga ati n'umwana wanjye ntabwo namwifuriza ko yakora ikosa kugira ngo afungwe. Njye niko banze ku isaha n'isaha kandi ukanyuba ufite ejo udafite mpamvu iki gihe ntabwo uba ugomba kwirata cyangwa wihindure ku bantu b'abavandimwe. Marike avuga ngo do well and live, kora neza wigendere. Njye buri gihe cyose banica banzi ku isaha n'isaha nzapfa kandi gupfa kwa nyuma iba ngerageza nyine ngo mbane n'abantu neza urashe kuko se nabana neza n'abantu. Inzira y'umusaraba yanjye njyewe gucyabona ndi imfubyi nta panamangira. Tuvuka turi abana batatu, umwe akaba i Burundi undi nashatse idamba bita kwa Sinajira sinzi kuntu bajya muri Rulindo. Muri Rulindo kare ka Rulindo. Nanjye akaba ari ngiye muto bose barimo. Nenge ubuzima bwanjye ni burebure cyane. Ni burebure naciye mu buzima bubi nca mu bintu byinshi cyane ariko ngezemo ndashima Imana kabisa. Iyo uvuze birebire byinshi cyane bari nk'ibihe? Njye naciye mu bintu manake abantu benshi baza amateka yanjye. Ciye amateka yanjye nakundaga kurwana. Ndakuzi muri primaire. Nakundaga kurwana. Twiganye hariya mu kumihabura. Wasohokaga twe tukagukurikira ikigo kabisa rwose n'abari muri barabizi kabisa rwose baranzi. Turabagenzi kabisa. Ese umuntu avuze ngo kwisi turabagenzi ubundi biba bivuze iki? Ko tuzapfa nta mpamvu uriya yo kuba umuntu yabaho abura kutubaha Imana cyangwa kudafasha mugenzi wiwe. Nyine njye ibintu nkunda kuvuga cyane ukabona nk'umuntu nyine wenda afite nk'amamiliyoni menshi cyane afite ibintu byinshi ugasanga umuturanyi wari kurara inzara cyangwa ugasanga n'umuntu agize ikibazo wenda ashobora natabitsa kumusana n'utigiye ntanayimutangiye buriya ayo n'amafaranga barimo gura amafaranga meza y'uko Imana ikunda nawe ufashije mugenzi wawe. Reka nshimire abakunzi ba Iganze Media Rwanda, ni YouTube channel ibageza ibiganiro bitandukanye bya politike, ubusesenguzi, inkuru z'abaturage zisanzwe ndetse by'umwariko n'abantu bafite. Nawe niba ufite igitekerezo, ufite inkuru, ufite ubuhamya, ufite icyo ushaka ko ubwira abantu, ndahari, mpamagara nimero yanjye rwose tuganire icyo ushaka kugeza ku bantu. Yewe niba hari n'ukeneye gukora surprise mpamagara njye ndahari ntugire ikibazo. Nitwa Ntakirutimana Alfred Fredo, ndi kumwe n'umugabo ahangaha imbere yanjye bamwita Alfani wo murenge wa Bugarama. Ikintu gitangaje rero Alfani yitiranwa nanjye, ni Ntakirutimana nanjye nkitwa Ntakirutimana. Alfani amahoro? Turashima Imana kabisa. Rakomeye? Uba nta kibazo kabisa. Zuba ryo mu Bugarama ariko mu bizo ntabwo mwejya rijya bakoraho. Bugarama nyine ukuyibona no kuko nyine izahora nyine imeze nyine kuva kera no kunguko. Njyewe uzi ko ngeze mu Bugarama ikintu cya mbere gitangira kuntesha ari umutwe kubera izuba. Ntabwo byabura. Izuba riba risaba umuntu warimenyere nyine nkatwe. Nuko Alpha urumwe mu bantu abantu bakunda kuvuga bati nta muntu n'umuntu witeje imbere kandi ahereye hasi. Bundi inzira y'umusaraba ya Alfani ni iyihe? Murakoze cyane. Inzira y'umusaraba yanjye njyewe gucyabona ndi imfubyi nta panamangira. Tuvuka turi abana batatu, umwe akaba i Burundi undi nashatse idamba bita kwa Sinajira sinzi kuntu bajya muri Rulindo. Muri Rulindo kare ka Rulindo. Nanjye akaba ari ngiye muto bose barimo. Nenge ubuzima bwanjye ni burebure cyane. Ni burebure naciye mu buzima bubi nca mu bintu byinshi cyane ariko ngezemo ndashima Imana kabisa. Iyo uvuze birebire byinshi cyane bari nk'ibihe? Njye naciye mu bintu manake abantu benshi baza amateka yanjye. Ciye amateka yanjye nakundaga kurwana. Ndakuzi muri primaire. Nakundaga kurwana. Twiganye hariya mu kumihabura. Wasohokaga twe tukagukurikira ikigo kabisa rwose n'abari muri barabizi kabisa rwose baranzi. Ariko nyine ko umuntu agenda akura niko bintu nyine agenda nyine acakenge. Ariko tutararengaho kera kuki wasangaga abantu tujye n'urugero umuntu ugasanga neza asa n'umuntu ibintu akora ukibaza se afite ibintu bimukoresha. Ubundi kera icyo gihe waba gutekereza iki? Iyo umuntu akiri umwana nyine akora ibintu byinshi cyane ariko umuntu amaze kugenda akura nyine bigenda bigenda nyine bigana ko ubu ngubu mfite umugore mfite abana
nyine bya bindi byose nyine bavuga nyine manake bajya kuna kuvuga ati nta utagira inenge icyaguhinduye ni umugore oyanjye cyane ngo umugore ngewe nyine nako nakoraga nyine ibintu by'uburara nza kugeraho ndafungwa maze gufungwa noneho ngina negira mama wacu witwa mama Diane uri mu Kakinange ucura ku isoko cyo ibintu by'imyenda nyine tugana afite amafaranga 20,000 hari umuntu nyine wayambaye nyine ngifungurwa nyine arambwira ati bura gufungwa ntago ari byiza ngo washaka undi nyine wakiteza imbere ariko icyo gihe nyine byari binahendutse ntabwo ari kimwe n'iki gihe burako bira bya Zembure byabagaho Zembure dagadaga byo bacuzaga ntoya Zembure yabagaho none njya kugura mfata bya 20 njya kugura Zembure 5,515 njya kwa Deburande 15 akatanya no kumbeza deni wacuze zose genda bamenya kuri ikintu cyambere abanje kurangura ni igiki aramaje amaduspadite y'abana wonaga bamenaga mu nduze mu bucupa yaguraga senkani nuko abantu batanya kugenda bakuyoboka bagira banyuka kuriya bigezeho nyine ngazo nyine bamfashe nyine ko bari banzi bose nyine bari banzi nyine ngo bacuze ku isoko bavuga ati n'umwana wacu ubuzima yacimwe katumufashe ngarangura Kayembe bamfasha ngarangura ba Muhire bara bose ba Mayeri n'abandi bandi gose bagira bamfasha kuri nyine maze kuba kujya ntera imbere ndavuga ati nta mpamvu nyine hanga ndombonye mugati ubundi n'icyo umuntu bari gushaka nyine ntangira nyine ko bavuga ngo umuntu ngo yabaye kirara umutungo ukiri hariya kuba yabisubiramo wowe umutima wazinutse ute ku buryo ati hano hantu sintezo kujya kandi gusubira inyuma nyine rako abantu benshi bagiye bakunda kuvuga ati ngo gaturikikoze mu kibuno ntabwo kajya kabireka ariko ngiye mpamya ko birarangira rwose si ngewe sinde ni benshi cyane agiye mbona no kuvuga ko buriya mfite imyuga nyigera muri ngahe kandi ikindi kintu ntagera kuri iyo myuga ndacuruza nkabona abakiriya nkabona n'umuryango wanjye ubuse numva icyo najya gushakisha muri bya bindi nakoraga bya kera ntabona ni iki ntacyo nuko ubwo buzima buvuyemo waje kubona umugore ntabwo umugore abwate ngewe ko arute ntabwo nakwemera umugore byano wacu aba amagambo byo barabivuze cyane kabisa ariko nuvuga ko najye gushaka umugore bito nabonaga na mushiki wanjye afite gahunda nyine yo kujya nyine gushaka aza kuza kumbwira ati ngiye gushaka nawe ushaka umugore njya gushaka umugore mwe turakunda gukunda ariko nabona nyine kundu nyine ameze nafatekandikane nawe njya gushakisha nyine uyu nguyu turi kumwe nyine kuko nagwabraga amagambo nyine bamubwiraga amagambo niyo ko nanjye nyine nagendaga bakambira amagambo byose aza kubyima amatwi nyine turabana nuko uyu munsi wa none Alfani tubona tuvuga witeje imbere cyane kandi rwose we ku ruhande rwawe iyo ugiye kureba by'umwihariko ukavuga ati ngewe ubuzima ikintu cya mbere bwanyigishije gikomeye ni nk'iki cy'ubuzima bwakwigishije gikomeye gufungwa nicyo kintu cya mbere buriya njya mu mateka buriya nta cyiza cyo gufungwa kabisa narafunzwe maze gufungwa nkabujya amahirwe nyakubahwa perezida wa repubulika amuheza imbabazi ndavuga ati buriya ni mu mva y'abazima ariko nasiko mvuga ati n'umwana wanjye ntabwo namwifuriza ko yakora ikosa kugira ngo afungwe kuko icyo kintu cyambabaje mu buzima ko ari ugufungwa ariko niba yatumye uhinduka byatumye mpinduka pe kosha ni bibi byatumye mpinduka nubwo wenda kakabiri none nafunzwe nta kintu nakoze nyine kuko nyine inzankano z'abantu ariko byatumye mpinduka cyane kabisa ariko uzi ko wabona n'umuntu wafunguye umunsi n'ejo agasubira ukagira ngo muri gereza nyine niwe buri gihe asubirayo waba utaba ufite icyo gukora uvuga ati ningera hanze ndaba gute abona imibereho iramucanze akaba ubundi kansubire mu byo nabagamo nyine agasubiramo kuriya akatwamusubizamo nyine hariya iyo wanse nyine kubireka nyine byanga byakunda usubiramo hariya Alfani ikintu njya kubwira abantu ngo ngende ubuhamya bwigendera wowe ujya ubona ari iki umuntu yakwigira uvuga ati ngewe mba n'ubona umuntu wese ikintu cya mbere namubwira ni iki murakoze cyane ngewe nuva ko buriya uko bimeze n'abantu benshi nagira n'iyi nama benshi cyane kandi ubu ngubu bagiye banatera imbere ko benshi babwiraga ngo njyewe ncuruza ifi nkamubwira ati ifu yivemo ucuruza ibi nkamubwira kora ibi kandi bose nabo baratanga ubuhamya ati inama zawe zaradufashije cyane bishingira ku buzima waciyemo cyangwa bishingira ku buzima naciyemo baravuga ko na mugenzi wanjye wese yatera imbere buriya gutera imbere buriya byo no kuvuga ati ntuzabona umuturanyi wawe aguze imodokari ntuzamugire umushi ahubwo uzishime ko aguze imodoka byanga byakunda ya modoka ejo cyangwa ejo ndashaka kuzayigutwaramo akagwa na lift munahuye uyu munsi none uri umupapa w'abana bangahe
Nyafite abana batatu ndi umusaza. Aracyari Ndi umusaza kabisa. Aracyari muto. Aracyari muto bana doko. Alpha uri umucuruzi. Yeah. Umucuruzi uzwi hano mu Bugarama. Ubundi gucuruza byaje ute? Gucuruza nakubye ko byatangiye ambo nyamara gufungurwa nuko nakoraga ibyo bya zembure nza kugera mu ndu twakazungu yakoraga ku isoko aza kungira inama ngo tarufani rero bino mujya mucuruza by'amaji kiri kivemo utanyibye mu masafuriya ntangira kurangura ikamembe nkagenda bakanye bakankupa makunkupa ngagira nkaranga bishuma kubishura nkikopesha gutyo maze kwenda kujya nkajya nyine mu matsinda nyine nizigamira mu matsinda maze kwenda ntangiye kubona muri amafaranga nyine atubutse kaza ntangiye kurangura ikigali ubusigaye ndagura ikigali n'usigaye ndangurira njya nkunda kubona posting ati mumva twese tuzajyaho n'ibiki bya bintu ukunda kuvuga ubundi ni ibiki njye niko bazi nyine niko bazi ko isa n'isaha kandi ukanyuba ufite ejo udafite avuga iki gihe ntabwo ugomba kwirata cyangwa uhindure ku bantu b'abavandimwe marike bavuga ngo do well and live kora neza wigendere njye buri gihe cyose banica banzi ko isa n'isaha nzapfa kandi gupfa kwa nyuma bangerageza nyine ngo mbane n'abantu neza ureshe kuko se nabana neza n'abantu none se ko hari abantu byo kuntu ukabona mu by'ukuri umuntu hari kubana n'abantu neza byaramunaniye nk'aba ngabo bavuga ko iki abantu twese nako tugira imitima imeze kimwe kandi Imana yaturemye bitandukanye arumva nyine yabuze umuturanye mu mutekano arumva yabuze umuvandimwe umutekano kubura mu buzima ngewe sizi njye ko nitereye njya numva n'umuturanyi wanjye nubwo yaba yankoshereje tutavuga ngira nkamusaba ngo basi twiyunge bwo gushakisha amahoro gusa so kwicisha bugufi nako uso kwisuzugura nta vati umuntu arisuzuguje cyangwa nako kwisona idini yacu ya Islam irabivuga na mpamvu kubana n'abavandimwe n'abaturanyi nabi kwetse wase ko mubana nyine uramureka na mpamvu nyine kumeza nyine kumuhatiza ibyo adashaka nyine ngo uramureka ariko ushaka ko mubana byanga byakunda bamugomba kunga umwe nk'abavandimwe nuko uyu muntu uri kumubona ndamuzi uramuvugaho iki ura no umuntu w'umugabo cyane kabisa uno umuntu w'umugabo afasha abantu nawe akora ibikorwa byinshi cyane mu dini ya Islam umugabo witwa Jimmy mu Bugarama Imam Jimmy ni umwe mu bantu niwe wari ukomeje komeza umuvuge ni wari ukiri kuvuga Imam Jimmy ni umuntu sinzi ko navuga agira umutima mwiza manake no umuntu ashaka kubwira ikibazo cyawe ugifite abure kutakumva ngenza abantu benshi cyane yagiye afasha kandi cyo namukunde we ndagaro wa muntu ufasha kugira ngo agaragaze ko afasha ashaka kuvuga ati Alfani ni urugero ufata ni magatanya ifata miliyoni so ko nge nayigwaye cyangwa akabwira n'undi muntu uti nkugura iki niki marake nyine we n'umuntu utashaka nyine gufasha nyine agende yigaragaza nk'abandi tuba tuzi bashaka no gukora ikintu agende yimenyekanisha kandi bira ntabwo ari byo ko idini yise ndavuga ati nimba uhaye umuntu ikintu kwa kuboko bari kwiburyo kuboko kwiburyo no gutanga ikintu kwose no kuzakirwa nduzabimenya ko bimeze kabisa nawe nuko atenye n'umusaza Imam Jimmy Alfani ugeze gutyo ushinze groupe bitashaka ijuru ubundi iyi groupe yaje gute mu bitekerezo byawe twakoze cyane njye rero nakundaga byo kuba afite amafaranga afite 5,000 kajya nkajya kwa umuntu we nakunda njye umuntu kugenda cyane umuntu guca hirya no hino ndabona ngo umukecuru yicare ngara ku muhanda ngo umukecuru nzamusura kuba nzi ahantu nyine atuye nyine nagenda nkajya kugira afite n'ibihumbi 3-4 nkatongera kugenda nkajya kumusura mu rugo nkabimusiga mu mukecuru zo gura isukari none navuye gusura umusaza umwe nawe ujya afe ku musigiti yaricanze maze kumusura mbura n'umuntu twabari gusa Steve twa guhura arambwa ati waruje ko kintu naje gusura umusaza ngo ewana nange umusaza nige mutekereza ko nzaza kumusura amutereka nzago turganiye turaganira ndamugaze twazashinze ubundi groupe nyine ntabwo tuyo gufasha ntabwo nta kibazo nanjye nkunda gufasha nta kibazo twakiyunga bigezeho tujya kugisha umusaza tw'amasumbi inama abakora kuduca n'indege atugadumwe muze buri groupe yacu ya Safina ndarambwe ati munashiremwo bamaze kubushiramo nasiko mbona nakina afite kabende FTNZ ndarivamo ko FTNga mvamo maze kuvamwo noneho nsakani gura no muhungu Steven turaganira nshaka namushikanye yitwa Madina no turaganira ngo tujye gukora ni byiza cyane bigezeho turanagi tuba kugenda nyine turabantu bane tumaze gutora nyine babangize nyine president nyine kugira president tujye dushakisha nabandi gucyo ku groupe shakisho nyine ubona yateye imbere nyine kuganwa n'abantu benshi cyane irimo abisilamu abakristo n'andi madini atandukanye ikintu ari abantu bakunda kuvuga ko abasilamu
akenshi baba bafite ko mico yabo n'uburyo babana n'abandi, muhuza mute n'aba barokore abakristo, muhuza mute? Twebwe nta mico, twese icyo duhuriraho nuko duhurira ku Mana imwe, twese dusenga Imana imwe, ari Imana ebyiri twatandukana, wende bamwe basenga ebyiri dusenga imwe, bindi kuko ntabwo byahura, ariko twese abakristo tubanye neza, nta kibazo, nta kintu na kimwe. Kuva imyaka tubanye yashakisha imyaka 2, nta kintu na kimwe twakora umukristo turasopa, nabwo abantu benshi baza babigana bavuga ati ibintu dukora ni byiza, kandi niko ni byiza, kundi kuri tugomba gushaka imigisha tuke tukabana neza n'abavandimwe. Abana baho gufasha bizana umugisha, wajye bibona uko bishoboka. Hano kuko na umva kambwiza ukuri, ndaje umuntu uzakubeye, ngera nagiye mbona ingero nyinshi cyane, ntabwo navuga ngo nafashije kanaka, ariko bura ntabwo ndi umukire bya cyane, ariko muri dukiya mfite ngenda shima Imana, kuko igihe nshaka gufata amafaranga 10,000 navuga 10,000 ndabiyakana kanaka. Nono narangura i Kigali, nkajya kubona wende ntabwo wende uvuga ko ari Imana, njya kubona nkabona nimba ari nk'ibasoni cyangwa n'ikindi kintu, kabona umuntu anyunguye amafaranga. Ariko buriya gutanga ni byiza kandi bizana umugisha pe, ko nta utanze unavuga ibintu kugira ngo bigabanuke, ahubwo biriyongera gutanga ibintu byinshi byiyongera, ntabwo bivuga ngo biragabanuka, biriyongera, kandi Imana inaguheramo n'umugisha kurinda n'abanzi. Bikunda n'abanzi, kurinda n'abanzi kabisa n'ukuri. Nabonye bishana Imana yagiye inyiza, sanga gufasha ari byiza cyane. Nuko akenshi bakunda kuvuga ngo nta muhanuzi zemerwa iwabo, usanga abantu ntabwo acyemeye. Wowe bifata ute nk'iyo ubona urugero ubwiye nk'umuntu ikintu ukabona ntabwo acyemeye, mbega ukumva nyine ntabwo akwemeye, nyine byakira? Byose ni ukwihangana, urabona ko buriya n'Imana yaturemye, hari abayisenga n'abatayisenga, hari n'abayituka n'abatayituka. Buri nta mpamvu yo gushaka abantu bose bazagukunda 100% ntabwo byakunda, kandi nubwo wafata buri munsi ukagera umwezi 500,000 magata ukamuha miliyoni ukaza ku isi yose, arakubwira ati urakoze, arakubwira ati hari no kwiyemera, ariko buriya nta mpamvu ko uzashimwa n'abandi, uzashimwe n'Imana yonyine gusa. Alpha, hari ikintu numva twarenza ku kiganiro turi kugirana? Nta kintu narenzaho kabisa. Shaka ijuru ikomeje kuba shaka ijuru. Shaka ijuru nkuko mwabimenye, shaka ijuru maze kuba shaka ijuru kabisa. Hano kugenda binjemo. Kuki abantu mwahise cyagitekerezo cyo gushaka ijuru bivuze iki ubundi? Nuvuga ko buriya nyine buriya gufasha nyine twabyize ni ikintu nyine twa gushaka ijuru nyine bitarimo ibintu by'amanyanga. Tuvuga ati dushaka ijuru dufasha abavandimwe, tujye ku bitaro, tujye ku magereza, kandi tumaze gukora ibikorwa byinshi kugenda n'abayobozi babitwishyura, ariko bitavuze ko n'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa bwa leta budukeneye mu muganda, naho turagenda tujya gukora naho umuganda, ni kenshi cyane tujya tubikora rwose, n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Cyane umunyamuryango dukeneye tuvuga ngo dushaka kubakira, cyangwa muze mudufasha ngaha kubumba, turagenda tukamufasha nk'umunyamuryango, ko no gushaka ijuru nyine. Shaka ijuru ntabwo gushaka amafaranga, no gushaka ijuru. Gushaka ijuru umuntu akaza kugira ngo akore tubazabona ijuru. Kujya azabona ijuru rwose kabisa. Kuri isi turabagenzi rega. Turabagenzi kabisa. Ese umuntu avuze ngo ku isi turabagenzi, ubundi biba bivuze iki? Ko tuzapfa nta mpamvu uriya yo kuba umuntu yabaho abura kutubaha Imana cyangwa abura kudafasha mugenzi wiwe. Nyine njye ari ibintu nkunda kuvuga cyane, ukabona nk'umuntu nyine wenda afite nk'amamiliyoni menshi cyane, afite ibintu byinshi, ugasanga umuturanyi wari kurara inzara, cyangwa ugasanga n'umuntu agize ikibazo wenda ashobora natabitsa kumusana n'inoti y'igihumbi ntanayimutangiye, buriya ayo n'amafaranga barimo, buri amafaranga meza y'uko Imana ikunda nawe ufashije mugenzi wawe. Reka nshimira Alpha, ndagushimiye rwose ku kiganiro cyiza tugiranye. Nawe niba ufite igitekerezo, ufite icyo wumva twaganira, ufite inkuru ushaka gusangiza abantu, Alpha natubwiye ko yaciye mu nzira y'inzitane cyane cyane mu buzima bwose yaciyemo, ngo mayibobo n'ubundi butandukanye, ubwo nibwo ku muhanda ubwo bwose yabunyuzemo, ariko uyu munsi none n'umugabo kandi wubashywe no mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi no twamusanze. Reka ngushimira Alpha. Murakoze cyane. Nawe niba ufite igitekerezo, ikindi ushaka kudusangiza, icyo ari cyo cyose wumva waganira n'abantu, mpamagara, nimero yanjye ndayishyira muri description hasi, ujye ureba hasi uzajya ubona nimero yanjye, umpamagare tuganire. Igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane, cyakubaka, cyakungura abantu. Murakoze cyane. Murakoze namwe.